Yesu ashimwe, ndabasuhuje inshuti bakundwa muri Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'abane namwe aho muherereye mu migabane itandatu igize isi. Uwiteka biteho kandi abahezagire, abankunda, abansengera, abamfata amaboko mu murimo w'Imana kugira ngo ntamwara ndakorwa n'isoni. Ni ukuri Imana ijye ibampera umugisha kandi Uwiteka akomeza biteho. Aya masaha nje kugira ngo tuganire ku nyenyeri. Nababwiye ko icyigisho cy'inyenyeri ari icyigisho kirekire cyane. Nifuje ko n'abantu baje nyuma twaratangiye iki kintu cy'inyenyeri basubira inyuma bakareba inyigisho zo twagiye dukora ku nyenyeri, bakabasha kugira gute gusobanukirwa, kuko ibiganiro by'inyenyeri biracyakomeje. Ni chapitre nini cyane kandi byagusaba ko kugira ubyumve neza bisaba ko tuba twaratangiranye. Rero mbahaye karibu muri iki kiganiro na Apotre Rosine, umushumba wa Hoka Ministry ku isi hose. Ndi hano i Kigali. Imana y'amahoro ikomeze kubitaho. Abantu bashyashya ndabayambiriye, ndabagundiriye, mbahaye karibu mu muryango w'abana b'Imana. Hano aho duhurira kuri Apostle Rosine Official, ntabwo ari idini, si itorero. Hano tuhahurira kuko dushaka kumenya no gusobanukirwa ijambo ry'Imana ndetse n'izindi nyigisho zigiye zitandukanye. Ikindi nakongeraho nuko mbakunda kubera ko mwahisemo kujya munkurikira, kandi hari amandi ma YouTube channel menshi. Ibyo rero ndabibakundira ko Imana yabayoboye hano. Reka rero ninjire mu kiganiro ntatinze. Twavuze ku kintu cy'inyenyeri, tuvuga ko inyenyeri ari impano cyangwa se imigisha Imana yaguhaye mu biganza byawe ku munsi uvuka. Umunsi uvuka burya hari impano aricyo bita inyenyeri Imana iba yarashyize mu biganza byawe. Iyo tuvuze impano ni mu buryo bw'umubiri, ariko iyo twinjiye mu mwuka ntabwo dukomeza kuzita impano, ahubwo tuvuga ko ari inyenyeri. Imana rero ihereza umuntu wese uvutse, ukivuka umunsi ageze ku isi, burya mu biganza byawe birimo impano runaka Imana yaguhaye kuvukana kugira ngo uzayikoreshe ku isi, ubashe kwibeshaho, ubashe kwitunga, ubashe no gukora imirimo ariyo misi Imana iba yarakuzaniye ku isi. Nkuko mpora mbivuga ko nta muntu Imana yaremye itamufiti idateganya ko azayibera umumaro. Nkunda no kubabwira nti hari umufilozofe witwa Jean Paul Sartre wavuze ngo kuba ku isi utazi icyo Imana yakuremeye birutwa no gupfa, kuko nyirurumva ubundi bumeze nk'utanariho. Rero abantu benshi bariho ariko barapfuye mu buryo bw'umwuka kubera ko bahabanye n'inyenyeri zabo. Bamwe zarazimye nk'uko twabyize, abandi zarashyinguwe, abandi zarandujwe, abandi zaratwikiriwe nk'uko twabivuze mu byigisho byashize. Tunabona yuko Yesu nawe yayivukanye muri Matayo igice cya 2 uhereye ku murongo wa 1 ukamanuka. Tubona ko Yesu Kristo nawe yavukanye inyenyeri. Umunsi avuka inyenyeri ye yari ya cyame, ubwo abanyabwenge bayireberaga kure bakabona ko ari ya cyame. Narababwira yuko uyu munsi wa none hari abanyabwenge n'ubundi barebera inyenyeri yawe kuri agahinja, bakamenya ngo uzaba umuntu ukomeye, bakamenya ngo uzaba umuyobozi, bakamenya ngo uzagira urugo rwiza, bakamenya ngo uzicara ku ntebe uzacuruza wamamare. Abarozi bagatangira bakayihiga. Narabibigishije ku buryo umunota dufite abantu bariho bameze nkaho batariho kubera batanye n'inyenyeri zabo. Iyo utanye n'inyenyeri yawe rero, umurozi akakwambura inyenyeri yawe, burya abagutwaye ubutunzi bwawe bwose ubaho nk'utariho, kuko inyenyeri niyo imenyekanisha uriho. Rero twavuze ku moko akomeye 3 y'inyenyeri. Tuvuga inyenyeri y'imitekerereze, inyenyeri y'urukundo n'inyenyeri yo gukora. Navuze ko ariyo moko makuru manini 3, ariko agiye arimo izindi zishamikiyeho. Uyu munsi reka tuvuge ku nyenyeri y'akanwa. Akanwa kangaka dutunze aka kanwa kangaka ndi kuvugisha, buriya kariho inyenyeri mutazi yariyo. Reka rero tukavugeho kugira mumenye neza ko naka kanwa Imana yaduhaye, nako Imana ishobora kugashyiraho impano ikagutunga ikakubeshaho rwose pe. Ubuse ntabwo mujye mubona abantu batunzwe n'akanwa. Amen. Ukabona umuntu yirirwa hariya kuri kamera aravuga, kandi abantu bakamukurikira agahembwa ku kwezi mu rubuga rw'imikino. Iriya ni inyenyeri y'akanwa iba yatse kwigisha ijambo ry'Imana kubera akanwa. Akaba ari umunyamakuru runaka, akaba yirirwa Nyabugogo ari kuvuga ati muze mugure, akaberwa avuga ati hano ufite imyenda myiza ni muze. Akanwa kangaka kubera ijambo sohoyemo ishobora kukugeza ahantu kure. Rero iyo abantu ufite inyenyeri y'akanwa yazimye, ibintu biragucangacanga. Ejo bundi nababwiye ku nyenyeri y'imitekerereze. Tabyanyu umuroti impamvu abantu benshi ibintu bibazambana. Inyenyeri yawe y'imitekerereze bamwe zarazimye, abandi ziratwikira, ubwenge ntabwo bukangutse mu yandi magambo. Ku buryo iyo ufite inyenyeri y'imitekerereze iri hejuru umeze nk'ufite urumuri, noneho wajya gukongereza
uwo rwazimye rimwe na rimwe akananga. Kubera iki? Ntabwo ubwenge bwe bukangutse. Imana ishimire. Rero aka kanwa ufite ni imari ikomeye Imana yakwihereye rwose. Aka kanwa bitewe n'ukuntu wagakoresha kaguha amahirwe ugakoresheje neza. Kandi ikindi, inyenyeri y'akanwa katse ibasha kuguhereza ibintu n'iwanyu bataguhaye rwose, bataguhaye kubera kwirirwa uvuga gusa. Gusa abantu bakina amateatro ntibaba birirwa bavuga gusa tukabakurikirana. None kuvuga gusa. Rero iyo bashije gusobanukirwa Imana ikaguha umugisha kubera ururimi rwawe, ni ukuri rubasha kukugeza kure. Muzareba abantu bavuga imisango mu makwi. None iriya si inyenyeri y'akanwa ye yatse se? Nase iyo bamutumiye ntabwo bamuhemba 500 magana ngahe, ukaba yemusi ukavugira inka. Ntabwo mujye mumva abantu bavuga imisango neza abantu bakishima. Iyo ni inyenyeri y'akanwa iba yatse burya. Hanyuma rero ntatinze ngiye nyine kuvuga uburyo ushobora gukoresha kugira ngo inyenyeri yawe yake. Mbabwire n'isengesho ushobora gusenga kugira ngo inyenyeri yawe yake ubundi soze. Ikintu kijyanye n'inyenyeri y'akanwa rero ntabwo yatswa n'amasengesho gusa. Iki kintu cyumve neza. Hari abantu kubera uburozi mwagiye murya bwo mu madini atandukanye bakubwiye ko ikintu cyose ukibona ari uko wasenze. Isengesho ni ryiza kukorera kumurikira ariko akungura ibitekerezo by'icyo ukora, ariko gusenga gusa hatageretseho ikintu rugikorwa runaka ntabwo bikunda. Ntabwo bikunda. Isengesho rikeneye urundi ruhare rwawe. Isengesho n'uruhare rw'Imana izaza gukorera mu byo wasabye, ariko nawe ukeneye gutera indi ntambwe. Rero ngiye kukwereka uruhare rwawe kuri iyi nyenyeri y'akanwa, nkwereka n'uruhare rw'Imana kugira ngo uruhare rwawe rutunganye n'Imana igire gute itunganye urwayo. Nk'urugero ndabaha nk'urugero nk'ukuntu abantu hano mujya mu bizamini by'akazi nko muri interview, warangiza wagera imbere ya pano iri kukubaza ukarya indimi, ururimi rukagobwa, ugeza ahantu hari buguhesha umugisha, ugeza ahantu akanwa kawe kagatutumbye kakavuga rwose, bakavuga ati vrema uyu ni umukozi, urahageza ururimi ruragobwe kubera ikinyenyeri yawe y'akanwa ifite ikibazo. Uri umusore uri gutereta, ukunda umukobwa koko nyagasani, umva warashize pe mugani nka ya ndirimbo. Umukobwa umugeze imbere ubuze ibyo uvuga, utangiye kumubwira ibintu biterekeranye amasaka iwanyu imvura iragwa, kandi ubwo ngo waruhagurutse mu rugo uje kumubwira ngo ndagukunda, mumubwire nyine ati ndagukunda rwose wazambera umugore. Wahagera ko kunyenyeri y'akanwa yazimye ukabura aho uhera uvuga, ururimi rukagobwa, kugeza ubwo ahubwo umukobwa bazamugutwara ukanuye amaso. Murumva atari ikibazo mutagomba gukangura inyenyeri zanyu. Mwabakobwa mwe muri guteretwa ukabutereswa igihe kinini n'umusore ukabona aragukunda ariko ntatobore. Sengera inyenyeri y'akanwa yake ubutahazaza kubwira ijambo rizima. Sibyo? Iyi nyenyeri yawe rero kanwa ifite ikibazo, ni ukuri ushobora guhura n'ibintu byinshi no mu rugo. Ugasanga umugore kubera ko inyenyeri y'akanwa ye yazimye ntabwo azi kubwira umugabo w'ijambo ryiza, ryamushimisha, ryamunyura, ryamukuraho stress yiriramwe mu kazi. Ahubwo araza ugahita umuturaho ibigambo bitari ngombwa kubera ikinyenyeri yawe y'akanwa ntabwo yakije. Iyi nyenyeri yawe y'akanwa itaka itameze neza, uvuga amagambo aterekeranye, ukavuga amagambo atarayengenzi kandi ukavuga mu gihe kitari cyanyacyo. Rero mwabagabo mwe namwe mudafite inyenyeri y'akanwa yaka yazimye, mugwira abagore amagambo mabi bagashaka kwiyahura, wa mugabo we nawe uyu munsi wa none umenye neza ko n'ibinyenyeri yawe y'akanwa ifite ikibazo. Ugomba kubanza kugira gute kugira ukuntu yihindura kugira ngo ugire gukomeza ubwira uwo mugore amagambo mabi yamukomeretsa. Kandi nyamara iyo nyenyeri yatse wabwira umugore wawe amagambo meza akagukunda akagutetesha akajya kubaha. Ariko kubera ko inyenyeri y'imivugire yacu ifite ikibazo yo kukanwa, usanga umuntu abwira undi ijambo ribi rikazamu bamwe imyaka n'imyaka rikamera nk'inkota mwahuranyije umutima. Kandi nyamara ufite amagambo meza wabwira uyu muntu akaruhuka akagukunda agahora yishimira no kuba yakuvugisha. Uruhare rwawe n'uruhe rero nakora iki? Ikintu cya mbere ugomba gukora, wowe uratangira kwitoza mu ruhande rwawe kuzigama amagambo no gutekereza mbere yuko ugiye kuvuga. Mu by'ukuri hari abantu bahita bavuga ibintu biri aho ngaho bakabikubita aho ngaho, utabaje gutekereza nk'abantu mwicaranye bakavuga ko se nkuriya buriya avuze iki. Urumva atari ikibazo? Ngo vado parler emo il faut tourner la langue cette fois dans la bouche. Ngo mbere yuko uvuga uzajya ubanza ukaragura ururimi, ni kuri ijambo ry'Imana rivuga ngo inshuro 7. Burya bari kugira ngo ubanze utekereze ese iri jambo ngiye kuvuga rimeze rite. Ese ntago muzi ko ariyo mpamvu n'abayobozi bakomeye atajya apfa kujya mu nama batamuteguriye. Iriya speech bavuga imbere yacu burya bamuteguriye kugira ngo ajye arebaho ataza gutambikira. Nyenyeri yo kuvuga igatangira kugira ikibazo.
rero abantu mupfa guhita muvuga mugahubura ibigambo, muri ayo magambo uhise uhubura utitonze ushaka kuvuga nk'amagambo mabi, cyangwa se ugahubuka, cyangwa abantu bakabona utari umuntu uriseriye, cyangwa se ukavuga ijambo rizaguteza akaga. Aka kanwa kangaka umunyarwanda aravuze ngo karenze umunwa ukarushyaho amagara. Rero tangira wige kuzigama amagambo, na mbere yo kuvuga ujye ubanza utekereze ubwese iki kintu ngiye kuvuga ntacyo kiri bwangize kuri abantu turi kumwe, abantu twatemberanye, abantu turi gusangira. Ese ari ijambo ngiye kubabwira ni mu gihe cyanyake, si uyu mugabo wanjye ibintu ngiye kumubwira nicyo gihe cyo kubimubwira? Hari abamama rwose bahita babwira abagabo babo bakiva ku kazi barananiwe bataranabaha n'amazi ngo boge, ugahita umutera hindura mukamusanganiza inkuru mbi zo mu rugo z'ibyo wiriwemo z'uwishyuje. Hari igihe ubwira umuntu ikintu kuko inyenyeri yawe yo mu kanwa itameze neza, ukaba wamubwira ngo watanga amakuru mu gihe kitari icyanyacyo, ibintu bikakuzambara, umugabo agahita arakara mukaramutongana ijoro ryose, kandi wari kumucunga amaze kuruhuka no gucururuka, ukajya wamubwira atari kuzi ko hano haje umuntu gutya na gutya, akabyakira neza. Ariko kwa kunyenyeri yawe y'akanwa ifite ikibazo, upfa guhubagura gusa ukavuga n'amagambo mu gihe kitari icyanyacyo. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kwitoza gukora ni ukwiga kumenya uburyo wumvikanamo n'abantu. Iga kuvuga mu buryo bwumvikana bitewe n'ahantu uri cyangwa nabuganira nabo. Buriya mwarabibonye ko hari igihe umuntu aba ari kumwe n'abantu ugatangira akajya avuga ibintu ariko abantu ntibabyumve bitewe n'urwego barimo. Nk'ubu ushobora kujya mu bantu bakuze ukavuga ngo aterime y'abantu wenda batoye, ese uyu mwana ni indara, uyu mwana ari kuvuga ibiki, ukavuga ibintu nyine mbese abantu muri kumwe badasobanukiye bitewe n'icyiciro cy'abantu wicayemo. Ako kantu nako gashaka kukuzimiriza inyenyeri, ukavuga ati rwose uyu muntu ntabwo nakongera kumuha ijambo muri aba bantu pe, inyenyeri y'akanwa ye wapi. Byigeze bimbaho umunsi umwe, hari umuntu ari ngiye gushyingira, noneho nshaka umuntu w'umushumba mugenzi wanjye, ndababwira nturaza kumfasha uyobore uyu muhango. Nuko rwose muhereza iki? Muhereza nyine umwanya wo kuza kuyobora umuhango wo gushyingira nari mfite. Ariko mana yanjye nabanje kumuha romarike nyinshi imbere, ndababwira nti ibi nibi nkwemeye kubitangaza, ibi nibi ntubivuge, ibi nibi ntubivuge, bitewe n'ubukwe nje gushyingiramo ukuntu bumeze. Ariko mo hagati byaje kumura n'ubundi ashaka kumvangira ashaka kumvangira. Ndabireba ubundi munsi nabwo nza kuzategura, nari mfite ikirori cyo kwimika umuntu. Noneho ndavuga se wa mugabo ko bwashize w'umushumba yashatse gukora ibintu bitameze neza, reka ashake umwarimu wo ku rusengero. Nabonaga nyine afite impano y'akanwa yagutse pe. Uwo munsi yayoboye ibintu neza, ayobora umuhango wo gusukwaho amavuta, ayobora reception rwose, ubona ko inyenyeri y'akanwa rwose vraiment irakora rwose, kandi yari umumama. Abantu bose baramushimye, bari muri ibyo birori, baravuga ati rwose umushumba Apotre rwose ibi birori by'uyu munsi umuntu wakuyoboreye ni sawa. Murumva ahantu abantu batandukaniye. Rero aka kantu ko kumenya ibyo uvuga bitewe n'aho uri, icyo nacyo ni ingenzi wa muvandimwe we. Ubu utabashaka kuza kwambura ijambo mu nama runaka bitewe n'uko iyo bari guhaye, kubera ko inyenyeri yawe y'akanwa yazimye, uvuga ibintu biterekeranye mu nama ugatuma abantu bajujura. Ntimujye bibona se ko umuntu yatanga igitekerezo abantu bakamukwama mu nama, mu gihe rero inyenyeri yawe itameze neza, ushatse wajya wicecekera muvandi. Icya gatatu rero, irinda amagambo mabi. Ubu hari abantu bagira amagambo mabi mu kanwa kabo, kandi muzi ko amagambo dusohoye akenshi ararema, ku buryo ageze ku rwego rwo kuzimya inyenyeri z'abandi. Kwibwira umwana wa gicucu we wa kigorye, wa mugabo we ntacyo umaze, wowe ubundi ubona uri umugabo, cyangwa se ukabwira umugore wawe ubundi wowe ubona uri umugore, umaze iki muri uru rugo, ukatangira kuzimya inyenyeri ye, umwambura agaciro, ufata wa mwana umutesha agaciro, uvuga ko ari ikigoryi. Ubwo se nturi kuzimya inyenyeri y'umwana ntibyarangiye? Kubw'amagambo ugenda watura, irinde kuvuga amagambo mabi wa muvandimwe we, kuko amagambo dusohoye mu kanwa kacu ni ikibazo. Gera ku rwego akanwa kawe gatangira kujya katura amagambo meza ku bana, ku mutware, ku mugore wawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi, ku buryo akanwa kawe gashobora kugera ku rwego rwo guhesha umuntu umugisha akararariye, cyangwa se akumva umutima we uguwe neza. Rero akanwa rwose mugomba gukosora ibintu biri guturukamo, kuko hari igihe ushaka kubwira umuntu ijambo ribi n'ukuri ukamwaturaho ibintu bibi. Uyu munota hari igihe umugabo wawe uyu munota yabaye umushomeri kubera ko yirirwa uvuga ubundi se uri umugabo ntacyo ishoboye ibiki, umugabo agacika intege, kavuga se ubundi uyu mugore ko atashyigikira, n'umutwe nkoze twose biturutse ku kanwa kawe nk'uko twabivuze. Cyangwa umugabo ugahora uca umugore intege, ubundi se uri umugore, ubundi se waherekeje abandi gushaka, ubundi
uwo mugore mu by'ukuri nturi kugenda uzi nk'inyenyeri ye y'umubyeyi mu rugo. Abagabo mwitonde. Cya kane, uruhande rw'Imana niho tugeze. Usabwa gukora ibintu bitatu. Ku ruhande rw'Imana rero urayisaba, hari isengesho ugiye kukwigisha uzajya uvuga kugira ngo Imana igushyigikire mu kwatsa inyenyeri y'akanwa kawe kuko kagutunga. Igihe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be, baramubwiye ati mwigisha twigishe gusenga, tujye tubasha gukominikana n'Imana, twumve ibisubizo byacu bize. Nawe rero ukeneye kubwira Imana ngo Mana, aka kanwa namaze kumenya neza ko ariko nkoresha mvugana n'abantu bakaba bankunda cyangwa banyanga. None rero Mana, aka kanwa kanjye gira ikintu gakoraho. No gusengera isengesho ariko unakora biriya bintu bitatu kabigenzura. Ntabwo iri sengesho rihagije gusa. Ntabwo kugira ngo inyenyeri yawe yaka bigusaba kujya kanyarira, bigusaba y'ibiri, bigusaba y'itatu. Oya, inyenyeri y'akanwa yifite ukuntu iteye. Wowe kosora biriya bintu bitatu mvuze, ujye ugerekaho n'iri sengesho no kugenda ukosora bya bintu. Uvuga ati Mwami Imana, shyiriraho umurinzi ku kanwa kanjye. Impamvu ntangije aka kantu k'umurinzi ku kanwa kanjye, Imana nigushyirira umurinzi ku kanwa, hari ibintu bitazongera gusohoka bikomeretsa abandi, byakwambura umugisha. Bya bigambo bibi byose bishaka gusohoka bigucitse bikakwambura umugisha, abantu bagatangira kuvuga ati uyu muntu nta kigenda. Mana yanjye, ishyirira umurinzi ku kanwa kanjye, umuheto w'ijambo ryiza ryo gusabana n'abandi ribe ku kanwa kanjye. Umuheto w'ijambo ryiza ryo gusabana n'abandi ribe ku kanwa kanjye. Impamvu aka kajambo nkavuze, abantu muzi umuheto mu Kinyarwanda. Umuheto n'umwambi biragendana muvandimwe. Umuheto ni ufora umwambi ukagenda ugakubita hakurya. Ntabwo umwambi ushobora gukora umuheto udahari. Rero iyo tuvuze ngo akanwa kawe gahinduka umuheto, ijambo ryo rihita riba umwambi, ukarifora ukarisohora, rikagenda rikakubita, rikagira icyo rikemura, rikagera ku mutima w'umuntu, rikagera muri sosiyete, hari ikintu kizima ryaremamo mu izina rya Yesu. Rero reka ijambo riba umwambi gusohoka mu kanwa, none akanwa kawe gahinduka umuheto mu isi y'umwuka. Mana, mpindurira ururimi rwanjye rwuzura ubukungu, ururimi rwanjye kuzura amagambo akungahaye. Iyo usabye Imana iki kintu ngo iguhe ururimi rwuzuye amagambo y'ubukungu, hari abantu bagira amagambo y'ubwenge ku rurimi rwabo, we ntabwo mubazi, ku buryo umuntu ashobora kwigisha ukaba utananyeganye ukavuga ati yaba ukomeje ukavuga, kubera amagambo y'ubwenge amuturukamo. Nawe rero dukeneye ko ururimi rwawe guhera uyu munsi rutangira guturukamo amagambo y'ubwenge, amagambo ahumuriza, amagambo yomora, amagambo atuma umuntu asusuruka. Niyo magambo dukeneye, atari yayindi yica umuntu ahagaze. Ururimi rwawe rwakira ubukungu bw'amagambo yubaka adakomeretsa mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, satira amavuta y'ubwenge, inyenyeri y'akanwa kanjye ikomeze kwaka, ukoresha akanwa kanjye kubw'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Iryo sengesho ujye urisenga buri munsi, ubwira Imana. Shalom shalom.